mbibasobanurire. Ikintu nashatse kuvuga rero ni cya gihe umugore mu gihe ari kumwe n'umugabo wiwe, mu gihe bagiye gukora imibonano mpuzabitsina, hari uburyo umugore agira gute yirongoramo, sibyo? Like nk'iyo umugabo abwiye umugore akamujya hejuru, cyangwa umugore akigira hejuru y'umugabo, cyangwa se umugore akifatira igitsina cy'umugabo cyangwa inyubahiro y'umugabo we akayikoreshereza. Rero ni ukuvuga ngo hari igihe kigera ugasanga umugore ntabwo ashaka yuko hari ikintu umukorera, ahubwo we ari gushaka kubyikorera. Ibyo rero abantu benshi ntabwo bajya babimenya ko abagore bajya bagira gute, bajya bibwiriza bakikorera sisiteme. Hari igihe urongora nk'umugore ukabuze ngo wamwemeje, wanakoze n'amasaha menshi pe ntabwo utagize, ariko ntarangize kandi akumva arashaka kurangiza. Icyo gihe rero ikintu akora umugore, iyo ari umugore ushiritse ubwoba, iyo ari umugore utajya wita ku bindi bintu uko uri bifate, we ahita afata inyubahiro yawe akayifatira we ku giti cye, yarangiza akayishyiriramo. Ubwo hagati aho ngaho hari abantu baje bakavuga ngo uwo mugore ngo aba yarasaze, ngo uwo mugore ngo ari intuzi, mbese nyine batangire bamucira imanza. Uwo mugore ngo ni inshizi y'isoni, ngo uwo mugore ni indaya. Guys, reka mbabwire, mwe hari ibintu mujya mwitiranya. Ngaho utabikora namutera ibuye cyangwa nantera ibuye. Ibyo bintu nkunda kubibabwira buri gihe. Niba utabikora ntera ibuye, kubera iki? Ufata umuntu ukamucira urubanza, ukamujajinga nkaho wowe ubwawe uri intungane. Ntabwo uri intungane guys, uri umuntu kandi uri ku isi, kandi ibintu turi kuvuga turabikora. Rero ugasanga abantu barabifata mu buryo bugiye butandukanye. So rero ni ukuvuga ngo iyo ubonye umugabo wawe atari kuguhaza ibyifuzo, uyu muntu yabaje n'ikibazo cyiza cyane. Mu gihe ubona ko umugabo atari guhaza ibyifuzo byawe, iyo nyubahiro afite ni iyawe rega. Nta mpamvu yo kugira ngo ayikubikane kandi wifitiye ibibazo. Kubera iki se? Igihe wahimbikana. Guys, nshaka kurangiza. Ukayifata ukayishyira mu ipantaro ukayijyana. Mama we. Yewe, nanjye kukubeshya. Ntabwo bishoboka. Ntabwo bishoboka. Ntabwo bishoboka. Wibitse nkande kari yanjye. Kimwe yuko nanjye bura nta kikubikana. Mfata igitenge ngikenyerane nkijyane. Kandi umeze nabi warakemera ukafata no ku ngufu ariko ukabikemura. Bivuze ngo rero nanjye nta mpamvu yo kugira ngo yembikane. Ifata uyishyire mu ipantaro ugende uyizererana. Jyewe nasigaye mfite ikibazo kwa nini se? Yewe ibyo ntabwo ari ukubaha. Noneho warangiza ugafata umugabo wawe mu gihe ubona yarangije ituro ya mbere, buriya abantu tutuziranye tubana, warangiza ukajya hejuru. Wamara kumujya hejuru ukabyikoresha, aho wumva hose hakubabaza, aho wumva hakukirigita, aho wumva ukeneye, ukaba ariho ushyira kugira ngo ibyishimo byawe bibone, kugira ngo umunezero wawe ubone. Niba utabikoze uko, ibisigaye ni ibyawe, iki ntacyo narenzaho. Ariko nagira ngo nkumenyeshe ngo niba habaho ikintu cyiza, niba habaho umunezero ubaho, guys, iyo uri gukoza ahantu wumva ushaka, uhita wumva yewe kina ndi kumva ndi kubikora, umvaga biri baba we. Nzaba numva nzambarirwa, ariko icyo nzi cyo ni uko ubikora bikagenda neza. Urabikora bikagenda neza kandi ukishima, ukumva ibyishimo biragutashye.
kandi ari wowe ubyikoreye. Niyo mpamvu rero niko kamaro k'uko umugore ashobora kuba yabyikorera. Uwo muntu yabaje ikibazo cyiza ni ukuri. Buri muntu wese yakabaye yumviraho, buri muntu wese yakabaye afatiraho. Ni byiza cyane, ni byiza yuko ushobora kudapfanirana. Hari n'igihe umugabo yacumita gusa ukabusanga ntazi kunyaza, ugasanga nta kintu yiziye, ukayifata ukabyikorera guys. None se mu gihe ubona atari kugukemurira ikibazo wabigenza ute? Mu gihe uri kubona atari kugukemurira ikibazo, icyo wakora ni igiki mu by'ukuri? So kwikemurira ikibazo cyawe ku giti cyawe se? Urakikemura da, utarebye ku ruhande, utarebye hirya no hino, ugakemura ikibazo cyawe kandi kigakemuka. Ibyo rero mugerageze mubitekerezeho. Umugore nakubwira ati zana nkwakire cyangwa zana nkwereke, ntuzibaze ahandi hantu yabivanye, ntuzibaze yuko yataye imbibi yarengereye, ahubwo uzumve yuko uwo mugore ari umunyabwenge. Uwo mugore ashaka gukemura ikibazo. Kandi nawe ubwawe nabyikorera kabiri gatatu, uzamenya hahandi akoza cyane, hahandi hamunezeza cyane, nawe ubimenye ku buryo ubutaha uzaba uri kubikorana nawe imibonano mpuzabitsina, uzajya umenya ahantu uzajya ukoza. Ariko mu gihe utabikoze ugatuma nawe atabikora, ntabwo uzaba umubaniye nk'abantu mwe, ntabwo uzaba umubaniye pe, sinkubeshye. Ntabwo uzaba umubaniye, uko niko kuri. Ubwo rero icyo nababwira ni uko byanga byakunda izo nshingano ntabwo ari iz'umugabo, nta nubwo ari n'iz'umugore. Ari nayo mpamvu tubonye yuko umugore ashobora kuba yabyikorera. Bivuze ngo rero mu gihe uri kubona umugabo wawe atari kugukoreza ahantu ushaka, ugomba gukora uko ushoboye wowe ukahikoreza. Kandi wa mugabo uwo mugore wawe nahikoreza, ntuzamutekerezeho ukundi kuntu, uzumve ko ari ibintu bisanzwe. Ntabwo uzaba umubaniye, uko niko kuri. Ubwo rero icyo nababwira ni uko byanga byakunda izo nshingano ntabwo ari iz'umugabo, nta nubwo ari n'iz'umugore. Ari nayo mpamvu tubonye yuko umugore ashobora kuba yabyikorera. Bivuze ngo rero mu gihe uri kubona umugabo wawe atari kugukoreza ahantu ushaka, ugomba gukora uko ushoboye wowe ukahikoreza. Kandi wa mugabo uwo mugore wawe nahikoreza, ntuzamutekerezeho ukundi kuntu, uzumve ko ari ibintu bisanzwe.